harya ubwo ngo utinya iki? Utinya iki cyatumye uta umutwe ugata umutima nama? Utinya iki cyatumye uhungabana ugatangira kwiruka amasigamana? Ubwo utinya iki? Ko baragusize ntaho muhuriye, iterambere ryaguciyeho, none ubwoba bwarakwishe, uta inshingano zawe, usoza uko ari ntawe umuseka. Genda uko imbaraga zawe zingana, ibitarakunda bizakunda, ibyo utarageraho uzabigeraho. Ababitunze si bo babibanjije, hari ababibanjije imbere yawe, kandi nabo ntibabihoranye. Ibintu ni ibishakwa biza gahoro gahoro. Byituma utagaguza byose, ngo uhungabanye bose, ngo utabaka kugiriye umumaro. Ngo urabona bari kukugenza gake, byatumye uhungabanya ibibonetse byose. Utinya iki? Ninde se muri mu irushanwa? Kuba yatunze imodoka ntibivuze ngo uyigire. Kuba arangije akaminuza ntibivuze ngo uminuze. Aho muri kujya si hamwe. Ibyo yahuye nabyo si byo wahuye nabyo. Amahirwe yagaragaye mu buzima bwe si yagaragaye mu bwawe. Genda gahoro uko imbaraga zawe zingana. Kora uko wawe kose, utanga icyo ufite cyose. Ibitazakunda ntukabyirengagirize. Harya ubwo utinya iki? Utinya iki kigutinyuye gukora ibyo utari usanzwe ukora? Utinya iki? Utinya iki kikugeze bihemu pe kandi warangaga umugayo? Ufite ubwoba bw'iki? Uri mu irushanwa nande? Hari ibihembo bagushyiriyeho? Genda gake, humura. Iyakuremye niyo yaremye ibintu byose, igufiteho gahunda nziza, iragukunda cyane kandi kwitayeho. Wita umutwe, wihungabana, ibyawe ntibirarangira. Kuva ugihumeka biracyashoboka. Biracyashoboka ko wagera kure wifuza, biracyashoboka ko watunga byose wifuza, biracyashoboka ko wabona urubyaro, biracyashoboka ko washaka, biracyashoboka ko wabona akazi, biracyashoboka ko wakeza, biracyashoboka. Uracyahumeka. Heze ugira ngo imodoka yo yakitwara se utariho? Kuba uriho nicyo gishoro. Utinya iki? Ufite ubwoba bw'iki? Ujya kuza kuri iyi si se hari aho wasinyera? Hari aho wasinye hemeranya n'Imana ko ugomba kuyizaho? Yabikoze ibishaka ko yabona ko bikwiriye. Utinya iki? Ufite ubwoba bw'iki? Ko ari byo byatumye ukora ibyo utagakwiye kubukora. Ubwoba ufite n'ubu bw'iki mu mutima wawe? Ko ari byo byatumye witandukanya n'abandi. Uri gutinya iki? Nyiri ibihe, uwaremye ibihe niwe wakuremye. Ntacyo atabona byose. Aza aho uherereye, aza aho utinze, zibikugoye byose arabibona. Ufite ubwoba bw'iki? Utinya iki? Tekereza neza wumve ko hari ikintu wagakwiye kubutinya. Ntukwiye gutinya, tinyuka. Tanga ibyo ufite, ibyo udafite nawe uzabikurenganyiriza. Kora ibyo ushoboye, ibyo udashoboye hari uwo kukubera ubushobozi. Muha amahirwe akubera ubushobozi. Wihirimbana mu byo utazabasha, kuko nibyo bituma uhungabana. Wihangayikishwa n'ibyo utabonera ibisubizo. Tuza. Ibintu byose siko wabibonera ibisubizo. Hari ibyagizwe ubwiru, hari ibyo utasobanukirwa kabone n'ubwo wasobanuza. Tuza. Izere Imana irabishoboye. Izere Imana yabihindura. Izere Imana yabikora. Yiharire byose. Va mu kibuga reka gukina, kuko gucenga kwawe byarambiranye. Tuza. Niba utari kubona mu izamu neza, nta mpamvu zo gukomeza gukina. Tuza. Hari rushoboye kurwana. Yarwanye ntajya aneshwa. Yahagurutse ntawe umwicaza, yavuze ntawe umuvuguruza. Icyo akoze ajya agikora neza, kandi icyo aremye aragikomeza. Tuza. Wihangayika, wihungabana, ibyawe ntibirarangira. Ubwo wowe ufite nibwo bugushora mu gukora amahano. Rekeraho gutinya. Muharire ikibuga kurwanirira.
harya ubwo ngo utinye iki? Nta gihari cyo gutinya, tuza umutima, humeka, hari uwiteguye kukurwanirira. Uwo nta wundi ni uwakuremye, kandi yakuremye agukunda. Imana Rurema ikwitayeho.